Seven Mountains TV. Hello my people, mumeze mute, reka nizere ko mumeze neza kandi reka nizere ko muguwe neza. Nizere ko murimo mushimira Imana, nanjye ndashima Imana. Imana ikomeje kuba iyo kwizerwa ku buzima bwanjye. Imana ikomeje kundindira ubuzima. Imana ikomeje kundindira ubugingo. Imana ikomeje kundindira umuryango. Imana ikomeje kundindira igihugu. Ndetse Imana ikomeje kumpa amahoro y'umutima. Yes. Ndabasuje rero mwese aho muri hirya no hino ku isi, aho muri hirya no hino mu gihugu. Nizera ko mumeze neza, kandi abatameze neza nabo mbabwira kwihangana ndetse no gukomera, kubera ko isi turimo niko bimeze. Ubuzima ni gatebe gatoki, ni hasi hejuru. Ubuzima no kuzamuka no kumanuka, ubuzima no kunyerera no kugenda neza. Ni kaburimbo, ni imihanda y'ibitaka, ni ibihanamanga, ndetse ni byinshi bivangavanze. Ariko muri byose Imana ikikurinze, cyangwa se muri byose Imana ikigutije guhumeka, ndakubivuga ngo ubu uri umukandida w'ibyiza byose, cyangwa se ubu uri umukandida w'ibibi nabyo byakugeraho, kandi irabireka nabyo bikakugeraho rwose. Kandi nta gikuba kiba cyacitse. Abantu turarwara, abantu turapfusha, abantu turapfa, abantu turasonza, abantu tujya dukena tukabura amafaranga, abantu tujya dukena tukabura ibyo kwambara, turakena bakatwirukana mu mazu twakodeshaga, tubura yo gukodesha, tubura akazi se. Ibyo ni ibintu, it's a part of life. Ni bimwe mu bigize ubuzima nyine. Cyitwa ubuzima n'urwo ruvangitirane rw'ibintu byose, kandi umuntu aba akwiriye kubamo nyine, kandi akaviva no akamenya no kwiyadapta, cyangwa se kwisanisha n'ubuzima agezemo uwo munsi. Ntasakuze, ntavuze induru, ntaboroge, ntiyiteza abantu, nyine kwihangana bijya bifasha byinshi cyane. Hari ahantu handitse muri Bibiliya ngo kugeragezwa, ngo iyo tugeragezwa n'ibintu byinshi ngo bidutera kwihangana, ngo bene uko kwihangana kukadutera ibyiringiro, ngo kandi ibyo byiringiro si ibyiringiro gusa, ngo ibyo byiringiro ntibidukoze isoni. If I'm quoting well, icyo cyanditswe ariko si neza. Kwihangana bidutera ibyiringiro, kandi ibyo byiringiro ntibidukoze isoni, kubera ko byanze bikunze bizasoza Imana itugiriye neza cyane. Yes, nabasuhuzaga rero. Uyu munsi tugiye kuganira kuki? Tugiye kuganira ngo nyamara birababaje kuko wirengagiza ukuri, kuko ubyirengagiza kandi nawe mu bo bireba urimo. Uti ni ibiki rero tugiye kuvugaho? Njya numva indirimbo ndashima umusaraba, njya numva indirimbo ndashima ya mva nziza, ndashima umusozi Gorigota, ndashima umwami Yesu, ndashima Imana, ndashima iki kuko yaducunguye, yaduhaye agakiza. Uyu munsi rero nicaye ndatekereza, ndavugana, ariko buriya gushima umusaraba sinjyanze, ko nyine wabambweho Kristo. Gushima imva yahambwemo nabyo simbyanze, kubera ko yemeye no gufunguka arazuka, by the way. Cyo ni kimwe. Gushima ngo umusozi yabambweho, umusozi si ubwo kuwushima simbizi, niba atari ibintu biba bidutesha umwanya gusa. Nk'ahantu usanga tujya kuvuga ngo Bisirayeli ngo banyura hariya, ngo bagira gutya na gutya, ngo bigenda gutya na gutya, ngo n'uyu, ugasanga ibyo turabitindamo cyane, kandi ntacyo birimo birafasha abantu. Uzumva kenshi abantu baduhagaze imbere kugira ngo bafate ku marangamutima yacu, batunyuze muri iriya nzira Yesu yanyuzemo mu buryo bw'ibitekerezo. Yarakubiswe, yarababaye, yambaye ubusa, yaramanitswe, which is good. Nibyo pe, nibyo, ntabwo mbihakana, sinajya kure yabyo rwose. Ariko nanone iyo ngarutse gatoya rata, n'abakristo mwe cyangwa abantu benda gukizwa batarakizwa, by the way, kuri iyi channel ndashaka ko abantu duhinduka. Narabwiye ni gute tuba beza ku misozi dutuyemo, cyangwa se kuri domaine dukoreramo mu buzima bwa buri munsi, ariko tukanaba beza imbere y'Imana. Imana yadushaka ikatubona, Imana
tukuzuza umumaro Imana yaturemeye, ko buri muntu wese ku isi iyi dutuye afite ikintu cyatumye Imana imurema. Ushobora kwicara hano kuri YouTube channel ya Seven Mountains TV nkavuga gutya gusa, nzi ngo ndi kuvuga, nzi ngo ndimo ndikorera ibiganiro, nzi ngo nzakuza YouTube channel, yenda ninabishaka igihe kizagera impembe, yego simbyanze, ariko wasanga kimwe mu by'Imana yanshyiriye hano ku isi ari uko nzajya nicara nkavuga bino biganiro, harimo abantu bizafasha, harimo abantu bizagarura kuri Kristo, rero irifo kumenya ngo waremewe iki, hanyuma ukigenderemo. Nicyo mumaro w'iyi Seven Mountains TV cyane cyane. Mba mwiza muri domaine ubamo, kandi ube mwiza n'imbere y'Imana, Imana ikubone. Yego, nakanyuzemo. Noneho ugasanga abashumba batutwara mu matorero baratwumvisha uburyo dukwiriye gushima umusaraba, tugashima imva, tugashima umusozi, tugashima sinzi iki. Reka tujye tuvugisha ukuri, tugaruke kuri ibi. Ikintu cyatari cyabaye uko Yesu yahondaguwe, baramukubise, ahubwo bamukubise nkeya. Ni ukuri bamukubise dukeya, bamukubise dukeya, ndabisubiramo. None se mu kamero ko mu Bayuda kiriya gihe, uwabaga yashizweho ibyaha cyangwa se uwabaga wahamijwe icyaha, so ati kwiba, kwica abantu, nyine ibyaha by'indengakamere, yahanishwaga gukubitwa iboko, yarangiza akamanikwa ku giti cyangwa se ku musaraba, barangiza yapfa bagashyingura cyangwa se bagahamba. Uwo muntu akagenda atyo, wari wo muco cyangwa se yari yo mategeko ahana iwabo mu Bayuda cyangwa se iwabo hariya i Yerusalemu. Noneho umugabo araje, icyambere ngo ndi umwami w'abami, cya kabiri ngo ni njyewe ngo umwami ngo waje uturutse mu ijuru, ni njyewe mwami w'Abayuda. Kandi hariho abami ba Herode bari aho ngaho, harimo abami ba Pilato, urumva ba Kayisari bari aho ngaho. Umugabo araje ati ni njyewe mwami. Utese uje guhirika ubwami bw'abandi? Icya kabiri ngo ni njyewe ukuraho ibyaha by'abantu, ni njyewe ubeza, rega ninjye mwari mutegereje nubwo mutanze. Arabivuga mu bagabo batigeze kumenya, basomye ibintu babifata barabiboroka gutyo gusa, nk'aya marangamutima abantu badutwaramo nitumenye. Noneho umugabo araje ati kandi njyewe ninjye uzakiza abantu, ninjye uzikorera ibyaha byabo, nzaba umutambyi kandi mbe n'igitambo. Nawe wumva niba umuntu warahamagaye icyaha cyo gupfumura inzu y'abandi cyangwa se kwica umuntu umwe, ugakatirwa igihano cyo kumanikwa, umuntu uje ngo yikoreye ibyaha by'abisi bose, urumva atarakubiswe nkeya? Urumva se ahubwo ataramanitswe gakeya? Bamwambuye ubusa. Ni bike cyane biriya, ni bike cyane, ni bike cyane. Bamukubise dukeya, ibiboko ngo ngone mukamba ry'amahwa. Umuntu wikoreye ibyaha by'abari mu isi bose, kandi umuntu yarafatwanwaga icyaha kimwe cyo kwica umuntu cyangwa cyo kwiba sinzi n'ibindi, bakamukatira uko kumumanika ku musaraba. Ewe data wiwe, umugabo araje yikoreye ibyaha by'isi yose, barangije ngo bamukubise ngo bamumanitse. Biriya ni bikeya cyane, nibijya gufata ku maranga y'umutima y'abantu gusa, kandi se amarangamutima zarafatwa bimara iki ko bidakiza ubugingo. Noneho icyo nashakaga kwivugira cyahatari cyabaye, ni ukuriya mugabo yikoreye ibyo byaha, yarangiza akabigeraho byagombaga kugezwa imbere y'Imana, akadusabira imbabazi, yarangiza akatuzukira, sibyo? Akazukana imbabazi zibabarira umuntu wese wemera ko ibyaha bye byikorewe ku musaraba, akakira za mbabazi. Igiteye ubwoba rero nababwiraga hano, cyangwa se igiteye agahinda, ni uburyo ya mugabo yakubiswe biriya bintu byose, n'uburyo yababajwe muri ruriya rwego, ari wowe yikorereye ibyaha. None uyu munsi ukaba waranze kwakira izo mbabazi, none uyu munsi ukaba warabifashe mateka, warabifashe for granted, uvuga ntibindeba, ni iby'abandi, ni iby'abariya basaze, ukanga kwakira izo mbabazi. Nicyo kintu kirimo gikomeye kinateye ubwoba. Naho ubundi kumukubita, bamukubise dukeya umugabo, ahubwo bagomba kumanika ku misaraba irenze umwe.
imva yakorogoshowe mu rutare gusa se ntagomba kumushyira mu mva yo mu musozi ku buryo bajya muri Everest cyangwa Kilimanjaro bagacukura imva igiye ikagera oprofo y'umusozi akaba ariwo bamushyira kugira ngo barebe ko yagera nayo n'ibyo byaha by'isi yose. Bamukubise duke. Biriya byose yakorewe byari wowe, byari njyewe. Igiteye ubwoba kandi gitangaje nuko wanze kwakira ziriya mbabazi, nuko wanze kwemera ko yakwikorereye ibyaha. N'uyu munsi ukaba uciyikorereye imizigo yawe, n'uyu munsi ukaba uciyikorereye intimba zawe, n'uyu munsi ukaba ucikorereye ubusambanyi bwawe, ubujura bwawe, inzangano, amoko, amatiku, ubwicanyi, ukaba ukibifite mu mutima ukibigendana, kandi hari umugabo wemeye gukubitwa ziriya. Nicyo giteye ubwoba, nicyo kirenze ibindi byose kuba yarakubiswe. You get the point? Naho gushima umusaraba, gushima igiti, gushima iki, yego nibyo ni byiza, nawe mbuza na none usubiza inyuma. Ariko mugenzi, Yesu yigeze kuvuga ngo nkunda kukavuga kano kantu kuko niyo wahishe password, ngo ntawe uza ahondi kereka arehejwe na Data. Narababwiye n'abantu benshi turareshwa mu buryo butandukanye. Tureherezwa aho tugenda, amamodoka tugenda, hari na moto zateye hano i Kigali zifite amaradiyo, umuntu akagenda gucurangira indirimbo z'Imana, we garuka urihe mwana w'umuntu wakuremye aragushaka, reka da, ukagira ngo nukugusakuriza ku mumotari ukamwishyura 500 yo kigendera. Reka da, buri Imana nta kibi itakomanza umutima wawe, ahubwo ntushaka kubyumva. Jya muri siporo bacurangire tekino ariko irimo lyrics z'Imana. Jya mu kabari, hari bare hari yanyuraho mu gitondo harimo umuntu urimo arakoropa yashizemo indirimbo za Israel Mbonyi. Yaratwimanye, yagize ate nate, yatwimanye kwande kwa Satani. You get the point? Garuka, ntawe uza ahondi kereka Data ari we wamureheje. None ko warehejwe, waremeye, igitangaza kirimo aha rero nacyo si ukureshwa. Hari ukureshwa ukemera uko kureshwa, hanyuma wamara kukwemera ukaza, kuko hari no kukwemera ukigumira. Twarapfiriwe, twaracunguwe, aho twagombaga kunyura barahatunyuriye. Twitinda kuwahanyuze, twitinda kuri iyo nzira ngo dutinde ngo ku giti, n'ibisambo byakibambweho, kandi nta gisambo bamanuye kuri iriya misaraba ngo bacyanike, baragishinguraga. Rero gutinda ku musaraba, gutinda kumva, gutinda kuki, dutinde kuwatubambiwe, dutinde kandi duha agaciro ku cyo yadukoreye, niturangiza twakire package yatugeneye, ariyo mbabazi zidukuraho ibyaha. Birakureba rero, muwe mugabo, abagabo b'iyi minsi n'abagore b'iyi minsi, Imana ibagirire neza kandi tugirire neza. Wowe mugabo, wowe mukobwa, wowe musore, wowe musaza, wowe mukecuru, wowe mwana wujuje imyaka y'ubukure, birakureba. Ukwiriye kwakira imbabazi, ukwiriye kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, akayobora ubugingo bwawe. Va mu bintu by'icyokere, va mu bintu byo twaramije twanezerewe, va mu bintu bya twasimbutse twanezerewe, va mu bintu twasatuye twagize dute, oya. Va mu bintu byanja gusenga ku cyumweru, va mu bintu bya nitabira isabato wa gatanu ijuma n'incika. Ayiwe, ntawe ntera ubwoba. Muve mu misozi, muve mu biti n'imva, muremwe mutumbire Kristo wanyuze hariya, mwakira imbabazi ze, nibwo tuzakizwa. 7 Mountains TV ntago bakanga, nta nubwo mbatera ubwoba, ariko mu by'ukuri hari aho dukerererwa cyangwa se dutinda, tutari dukwiye kuba dukerererwayo, ahubwo hari aho kuri dukwiriye kuba turi. Yaravuze ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Iriya nzira yarayitunyuriye, reka aba ari we tugumaho, aba ari we dutumbira, ibindi byose biri munsi y'ukuboko kwe. Ndabashimiye cyane. May God bless you. Abantu mwese muzareba iki kiganiro, muzadukandire kuri subscribe, muzadukandire kuri like, share ndetse na comment.
kugira ngo twagure ubwami bw'Imana. Imana ibahe umugisha kandi mwinshi cyane. Murakoze.